Mwaramutse mwese, mwaramutse. Tubanze dusenge. Mana yacu, turagushimye muri iki gitondo. Nyagasani, tugushimiye ko tugiriye ubuntu tukaba twabashije kuza mu nzu yitiriwe izina ryawe, aho twumvira ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuzima, niryo ryaduhaye kwakira imbabazi z'ibyaha, kandi naryo ridutungisha mu buzima bwacu bw'umwuka bwa buri munsi. Rero tugushimiye bene data babashije kugera hano ku gihe. Tugushimiye bene data bari ku ikoranabuhanga ngo bumve ijambo ryawe. Tugushimiye n'abari mu nzira nabo wahaye umutima wo kwitabira iteraniro. Reka twese twakire ibyiza byose wadutegura uyu munsi binyuze mu buntu bwawe. Bane natwe kuba dutangiye kugeza aho dusoreza, byose tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turasoma mu gitabo cy'Abaroma igice cya 4. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko ivuga ngo twarahiriwe. Turifashisha igitabo cy'Abaroma kugira ngo turebe uko twahiriwe. Mu Baroma igice cya 4 turahera ku murongo wa 5 turi bushyike kwa 15. Abaroma ibice 4 umurongo wa 5 kugera ku wa 15 haranditse ngo, ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Nk'uko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu uw'Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo, ati hahirwa ababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atazabaraho icyaha. Mbese ayo mahirwe yasezeranijwe abakebwe bonyine cyangwa n'abatakebwe nabo? Ko tuvuga tuti kwizera kwa Aburahamu kwamuhanirijwe no gukiranuka. Kwamuhanirijwe ryari? Nubwo yari yarakebwe cyangwa nubwo yari atarakebwa? Si ubwo yari amaze gukebwa, ahubwo yari atarakebwa. Bukeye ahabwa ikimenyetso cyo gukebwa, kuba ikimenyetso cyo gukiranuka kwavuye kuri kwa kwizera yari afite atarakebwa, kugira ngo abasekuruza b'abizera bose nubwo baba batakebwe ngo nabo babone kubarwaho gukiranuka, nawe abone kuba sekuruza w'abakebwe. Nyamara si abakebwe gusa, ahubwo n'abagera ikirenge mu cya sogokuruza Aburahamu kubw'uko kwizera yari afite atarakebwe. Kuko amategeko atari yo yahesheje Aburahamu cyangwa urubyaro rwe isezerano ry'uko azaragwa isi yose, ahubwo yariheshejwe no gukiranuka kuva ku kwizera. Abiringira amategeko iyaba ari bo baragwa, kwizera kuba guhindutse ubusa, n'iryo sezerano naryo rikaba ripfuye. Kuko icyo amategeko azana ari umujinya, ariko aho amategeko atari, nta gicumuro kihaba. Amen. Haleluya. Mwaramutse neza. Turashima Imana cyane duhaye amahirwe kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Kuri iyi nsanganyamatsiko ivuga ko twahiriwe, Bibiliya iravuga ngo ni amahirwe y'abakebwe n'abatakebwe. Ntabwo ari amahirwe y'umuntu umwe cyangwa se ay'itsinda rimwe. Niyo mpamvu twavuze ngo twarahiriwe, bivuze ngo ni njyewe nawe. Ariko ushobora kwibaza ngo twahiriwe gute? Ese koko aya mahirwe abantu bose barayakiriye bayabyaza umusaruro? Mu minsi yashize sinzi aho nigeze kubiganirizaho, nawe n'itsinda ry'abantu hano mu muhanda barambwira ngo bo bizera Imana mama. Ndabaza si Imana mama ni iyi?
bansomera bibiliya, kandi ubwo ari bibiliya bari bafite udupapuro twanditseho amagambo amwe n'amwe, nk'iyo usomye mu Byahishuwe ibice 22 umurongo wa 17 hari icyo havuga kuri iyo Mana mama. Yewe niyo usomye Abagalatiya 4:26 naho hari icyo havuga kuri iyo Mana mama. Se namwe murayizi? Nawe murayizi? Mwahuye nayo ariko nubwo mutayizi. Kama basome wenda murumva mwarahuye nayo. Byahishuwe 22 umurongo wa 17. Haranditse ngo umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Abagalatiya naho igice cya 4 umurongo wa 26 naho haranditse ngo ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni, niyo mama wa twese. Haleluya, haleluya. Murumva Imana mama mwarahuye nayo? Arahuye nayo? Nabaje si iyo Mana mama ni iyihe? Bansomera imirongo baravuga ati Imana mama ubundi hariho Imana ebyiri. Ati Imana ya mbere ni Imana imwe mu butatu yitwa Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera. Ariko hari n'indi Mana yitwa Imana mama. Iyo Mana mama niyo Yerusalemu yavuye mu ijuru, ahandi yitwa umugeni. Ntacyo. None se iyo Mana mwahuye nayo mwarayizeye? Ati cyane. Nimba mwabirebye mu gice cya 22 cya Byahishuwe avuga ko iyo Mana iduhesha ubugingo buhoraho cyangwa se ubugingo budashira. Ndavuga nti mwahuye nayo mwabonye ubugingo buhoraho? Bati yego. Bivuze ko nta cyaha mufite rero murabera n'abaziranenge. Mbona bagoye mu kantu bati se hari umuntu wera ubaho? Ati muri iyi si nta wera nta muziranenge, twese turi abanyabyaha. Muri abanyabyaha mukaba mufite n'ubugingo buhoraho, ibyo murumva byumvikana? Mbabwira icyo birivuga ku bunyacyaha. Biravuga ngo ibihembo by'icyaha ni urupfu. Bivuze ngo iyo umuntu ari umunyabyaha aba afite urupfu aho kugira ubugingo buhoraho. Nibyo? Nibyo cyangwa si byo? Igihe uri umunyabyaha ufite icyaha, ntabwo icyaha gitandukana n'urupfu. Bivuze rero uba ufite urupfu aho kuba umuntu ufite ubugingo buhoraho. Ndavuga nti rero kuba muri abanyabyaha bivuze ko Imana nubwo muyivuga mutayizi. Narabahindukiranye nk'uko Pawulo yahindukiranye abantu bo mu Atenayi. Abantu bo mu Atenayi bajyaga basenga Imana nyinshi mu Bugiriki. Rero bakagira Imana bakagenda bazubakira ibicaniro baziramirizaho. Mu moko menshi rero y'Imana bari bafite, bageze igihe baravuga bati reka dushyireho n'ikindi gicaniro cy'Imana itazwi. Baracyubaka bandikaho ngo Imana itamenyekana cyangwa itazwi. Pawulo yarahageze, yaritegereje abona mu bintu byose basenga, abona hari ikindi gicaniro gihari ngo cy'Imana itazwi. Naho yahereye ababwiriza, avuga ati ubwo nagendagendaga nabonye igicaniro cyanditseho ngo Imana itazwi. Avuga ati rero iyo musenga mutayizi niyo nshaka kubabwira.
mugeze musoma ibyakozwe no mu gice cya 17 mwaragisomye? Pawulo asura bugira iki? Nanjye nahindukiranya abantu bose, iyo Imana musenga mutayizi itanga ubugingo buhoraho mukaba ntabwo mufite, nubwo mwibeshya ko mubufite, ni ukubera iki? Ntangira kubasobanurira ubutumwa bwiza, twari mu muhanda ariko Satani ntiyabakundiye ko bumvaga baje kunyigisha, kandi nawe nabakoreya kandi mukunda kuyita ku bakoreye. Iyo uvuga ko wakoreye ubwo bamwe bashaka kuzajya aho ngaho, baragenda barikubita baragenda, ariko nsigara nibaze, se Imana mama ni bwoko ki? Rero kuva icyo gihe natangiye kubitekerezaho. Impamvu nashatse ko tuganira ko aya mahirwe twagiriwe, ko turi abanyamahirwe, mu by'ukuri ni uko uwambaye ikirezi atamenya ko kera, ariko ubundi turi abanyamahirwe cyane. Kuva nakakira agakiza mu mwaka wa 2011 nta muntu ndahura nawe ngo ashake kunyobya akoresheje Bibiliya, ntawe. Nubwo yabigerageza nsanga ibyo avuga atabizi, kubera ko nta mwuka wera afite, ariko njye mfite umwuka wera. Haleluya. Rero usanga abigisha bose bagerageza kugoreka Bibiliya, iyo agize ibyaha agasanga tugahura, ibyo yambwira byose nubwo naba ntabizi bigitangira, ariko umwuka ahita abimishurira nkamenya icyo bivuze tukiri kumwe. Umunsi umwe nahuye n'aba Yehova, uyu munsi dufite ikiganiro mpaka mu bagabo n'abagore kivuga ngo ubugingo buhoraho bushingiye ku bumenyi ufite. Ni insanganyamatsiko yatanzwe na mwene data kubera ba Yehova bahuye bamubwiriza. Abantu bose iyo babwiriza bakoresha Bibiliya, ba Yehova bakoresha Bibiliya, nubwo bafite wenda iyabo bafite utuntu dukeya tudahura 100%. Madini yose akoresha Bibiliya. Iyo basomye rero icyanditswe, buri gihe bagisoma n'ubundi muri Bibiliya nawe ukoresha. Niyo mpamvu kugira ngo abantu bayobe mu by'Imana biroroshye cyane iyo batazi ijambo ry'Imana. Iki nicyo cyabaye kuri Eva. Umunsi umwe Satani yaje mu ishusho y'inzoka aramubwira ati, harya koko Imana yarababwiye ngo igiti cyose cyo muri iyi ngobyi ntimuzakiryeho? Akimubaza icyo kibazo, Eva yagize ngo aramworohereje, kandi yari amuteze umutego. Ati, uburyo uzi ko utazi iby'Imana yavuze? Niko yatekereje mu mutima we. Atangira kumusobanurira iby'Imana yavuze ko atari ibyo nyine, ariko abisobanura nabi. Satani rero ko we yari azi neza iby'Imana yavuze, yahise ahera kuri urwo rujijo rwa Eva, no kuba atazi ijambo ry'Imana neza nk'uko riri cyangwa se nk'uko ryavuzwe. Ako kanya ahita amubwira ati Imana yarababeshye, gupfa ntimuzapfa. Ikintu Imana izi ni uko umunsi mwariye ku giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, muzamera nk'Imana, muzamenya icyiza n'ikibi. Eva bitekereza atari kuzi ko wabona Imana yaratubeshye, yaragira ngo tube ibigoryi. Nuko Eva barasoromye arariye.
ariye koko ahita amenya icyiza n'ikibi. Mwese se ntimuzi icyiza n'ikibi? Ako kanya kubera ko Satani yambwiye ati erega muzamera nk'Imana, yahise aba nk'Imana koko. Ariko muzi Imana yabayeyo, yabaye nka shitani. Amaze kuba nka shitani, ubwo icyiza n'ikibi arakizi, ariko ibyo kugikora byo ntabyo. Ariko nubwo ari uko bigenze, we yatekereje koko ko Imana yababeshye, aho ati reka nihere n'umugabo wanjye, ati si uko ntapfuye. Abasanze Adamu, aho ati ubu ntundeba ko ndiho, tureba ko Imana yatubeshye kandi ntaziriye. Adamu nawe aba arakiriye nyine ararya. Kuva uwo munsi rero biravuga ngo abantu koko bamenye icyiza n'ikibi, batangira kwirebaho ngo babona bambaye ubusa. Kwambara ubusa ni byiza cyangwa ni bibi? Ni byiza cyangwa ni bibi? Ni bibi. Ubwo bwenge buvahe? Iyo utekereje kwambara ubusa ari bibi, uba utekereza nka shitani. Yego, wenda hari abantu umugabo n'umugore bararanye mu buriri bambaye, byaba ari byiza cyangwa byaba ari bibi? Kandi uvuze ko kwambara ubusa ari bibi. Urumva ubwenge bw'abantu? Ubwenge bw'abantu hari ibyo bwita byiza mu gihe runaka, ariko mu kindi gihe bukabyita byiza. Hari ubwo byita icyaha ahantu runaka no mu gihe runaka, ariko mu kindi gihe icyo bitaga icyaha kikaba igikorwa cyiza. Yego, hariho amakuru agezweho y'umugabo witwa Prigojine. Mugeze mwumva? Ntabwo ari kuvugwaho rumwe. Bamwe baramusingiza bati ari intwari, ya muntu mwiza uje kubohora Afurika. Kandi bati yari umuntu mubi, yari umugome, yagize gutya na gutya. Ubwo nibwo bwenge dufite. Ariko ibyo reka tubireke. Twarahiriwe kubera ko twamenye ubundi bwenge butandukanye n'ubwenge bw'icyiza n'ikibi. Imana ntago ifite ibintu yita byiza ngo mu kandi kanya byite bibi. Ntago ifite ibintu ivuga ngo hano biraba ari byiza ariko nitugera hariya biraba ari bibi. Imana itandukanye n'abantu cyane. Nimba ikintu ari kibi, ubwo ni kibi. Niyo mpamvu yeruriye umusore umwe yigeze gusanga Yesu aramubaza ngo mwigisha mwiza nkore cyiza ki ngo ndagwe ubugingo buhoraho. Yesu aramubaza ngo unyitire iki mwiza, ko mwiza ari umwe gusa. Aramubwira ngo mwiza ni umwe, ni Imana. Imana ariko yonyine. Icyo Yesu ashaka kumubwira ni uko ukuyeho Imana, ibindi bintu byose nawe ubwo arimo ni bibi. Ariko nijye hari umuntu yahindutse mubi bene ako kageni. Muri Yesaya 64
umurongo wa 5 uravuga ngo kuko twese twahindutse abanduye kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Twese turaba nk'ikibabi kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Nta wambaza izina ryawe, nta wibatura ngo akugundire, kuko watwimye amaso ukadutsemba duhoye gukiranirwa kwacu. Umurongo wa 7 ukavuga ngo ariko noneho Uwiteka uri data wa twese, turi ibumba nawe uri umubumbyi wacu, twese turi umurimo w'intoki zawe. Haleluya. Turi abanyamahirwe, twarahiriwe kubera ko hari igihe twamenye ko Uwiteka ari data wa twese, ari umubumbyi, natwe tukabibumba. Amen. Ariko igihe tutaramenya ibingibi, tubaho tuzi ko natwe turi abaremyi, tubaho tuzi ko natwe turi Imana, tubaho tuzi ko natwe tuzi icyiza n'ikibi, ndetse tukagerageza gukora iki? Ibyiza. Dawidi yaravuze ngo umunsi umwe Uwiteka arebye abantu ari mu ijuru, ngo arebe ngo ko harimo abanyabwenge koko bashaka Imana. Ngo yitegereje abona ngo abantu bose barayobye. Byanditse muri Zaburi ya 14. Umurongo wa 3 ukavuga ngo bose barayobye, bose bandurijwe hamwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Bivuze ngo bose bakora iki? Bakora ibibi. Bose ni babi, niyo mpamvu bose bakora ibibi. Kubera ko twese twahindutse abanduye, n'ibyo twakiranutsemo byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Ariko kandi twarahiriwe. Haleluya. Twarahiriwe. Twahiriwe gute? Byagenze gute kugira ngo duhinduke abanyamahirwe? Umunsi tumenya ko ishusho yacu ari yuko turi babi gusa nta cyiza twakora, ni nawo munsi twamenye ko Uwiteka ari umubumbyi, natwe tukaba ibumba. Amen. Uwo munsi dore icyabaye. Kubera ko twari duhuye n'Imana mama, ya Mana abantu bavugaga batayizi, yaradutwise, igihe kiragera iratubyara. Amen. Hari umwana uvuka se adafite mama? Muramuzi? Nimba utazi mama wawe nawe uri umupfu. Umuntu utazi nyina ashobora wenda kuba afite ikibazo, ariko nabwo yamubwiwe arabimenya ko yamwigeze. Sibyo? Kubera ko mu mubiri iyo uvutse uba utaramenya ubwenge, ushobora wenda kugira ibyago mama agapfa kubyara, kazakura utamuzi, ariko bakamubwira bati mama wawe yari ameze gutya na gutya, yakubyaye ikivuka. Murabizi Rasheli abyara Benyamini. Rasheli abyara Benyamini yapfuye ari kumubyara, ariko ntibivuze ko Benyamini atigeze nyina, nawe yari afite mama we. Ariko mu buryo bw'umwuka, iyo nsanze umuntu atazi nyina, nshidikanya ku gakiza yakiriye. Kubera ko abakuze, abatekereza avuka n'ubundi ari mukuru. Sinzi niba mwese muzi ba mama wanyu. Ariko nabwo yabandavuga nti ahubwo mugize amahirwe, mwari mugize amahirwe muhuye n'Imana mama, kubera ko muramutse
muteze amatwi ijambo mbabwiye ni umwuka kandi nibwo bugingo. Amen. Muri Yohana 6:64 Yesu yabwiye abantu ababwira ngo umwuka niwo utanga ubugingo, umubiri nta kintu umaze. Aravuga ngo aya magambo mbabwira niyo mwuka kandi nibwo bugingo. Rero mu gihe tubwira abantu ijambo ry'Imana, burya tuba turi kubaha iki? Umwuka, tuba turi kubaha ubugingo. Yesu ashimwe. Mu yandi magambo tuba turi kubafasha kuvuka. Yego. Muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 23 haravuga ngo mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Amen. Rero iyi Mana aba bantu bavugaga niyo natangiye kubasobanura. Ndavuga ni Imana muvuga mutayizi, reka nyibabwire wenda namwe mwavuka mukagira ubugingo buhoraho. Ni kubera ko nta munyabyaha uba ufite ubugingo buhoraho. Abanyabyaha bose bazarimbuka batabitewe n'ibyaha bakora, ahubwo kubera ko banze kwakira amahirwe Imana yabageneye. Ariko ayo mahirwe ntabwo ari ay'umuntu umwe. Amen. Kadusubire mu Baroma iminota y'iteraniro ribanze barimo iki? Okay. Icyambere biravuga ngo ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Muzi ikintu nkundira uyu murongo? Umunsi umwe nawe n'umumama umwe twari dufite iminota mike yo kuganira. Ndeba umurongo nakoresha kugira musobanurire uburyo Imana yamubyaye. Imana imuha umurongo. Twari twicaye hano ndabyibuka hashize nk'imyaka 10. Uyu murongo wonyine niwo namusomeye tuganiraho iminota mike. Ndabaza uri umunyabyaha? Ati yego. None se ni iki ukora kugira ngo utabe umunyabyaha? Ambwira imyaka maze n'ibyo yakomeje gukora, ariko nubwo ati ndacyari umunyabyaha. Ndaramubwira rero uri umunyamahirwe, kubera ko ibyo wakoze byose byarakunaniye, waratsinzwe nubwo wabikoze. Icyo rero kikugira umunyamahirwe kubera ko udakora niwe Imana ishaka, ntabwo ishaka abakora. Haleluya. Imana ntabwo ikeneye abakozi. None usomye umurongo kubwira ko ari utsindishirizwa n'ukora cyangwa n'udakora, ni umunyabyaha cyangwa umukiranutsi. Nawe umusubirishijemo inshuro nyinshi, ntabwo ati nabibonye, nanjye ndi umunyamahirwe. Nawe yongerageza gukora. Niyo mpamvu ntigeze nakira amahirwe y'abadakora ahubwo bakizera. Haleluya. Kuva uwo munsi yakiriye agakiza. Biravuga ngo udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe
guhwanye n'uko ari iki, ari umukiranutsi. Yego yari umunyabyaha, ariko hari n'utsindishiriza abanyabyaha. Rero icyo akora nta kindi, areka kwirebaho, areka kwiyizera, areka kugira ibyo agerageza gukora ku bwe, byose akabihagarika, agahindukirira nde? Wa wundi utsindishiriza abanyabyaha. Akimara guhindukirira uwo nguwo, asanga ibyo yari akeneye byose gukorerwa kugira ngo abe umukiranutsi, uwo yamaze kubikora. Uyu munsi aba ahindutse umunyamahirwe, akavuka. Biravuga ngo rero ibyo bimeze neza nk'ibyo Dawidi yeruye avuga ati hari amahirwe, ariko aya mahirwe ni ay'umuntu umeze ute? Ni ay'umuntu Imana ibara gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo. Kubera ko nubwo umuntu yagerageza gukora imirimo, akagerageza kubahiriza amategeko, kubera ko ari mubi, yisanga yica amategeko y'Imana. Yego, kandi mu murongo wa 15 bavuga ngo icyo amategeko azana ni iki? Ni umujinya. Mu gihe umuntu ari kugerageza gukora akica amategeko, nta kabuza umujinya w'Imana ukomeza kumubaho kugeza igihe agiriye mu muriro utazima. Ariko umuntu w'umunyamahirwe ni wa wundi umenya ngo iyo uri umunyabyaha nta kintu ukora, wizera utsindishiriza abanyabyaha gusa. Amen. Biravuga ngo bene uwo abageze ahantu hatari amategeko, kandi aho amategeko atari nta gicumuro kihaba. Mu rugo, abana, mu muryango, nta mategeko abagenga. Niyo mpamvu nta n'icyaha gihari gihanwa n'amategeko. Umubyeyi ashobora guhana umwana, ariko nta tegeko rihari ryo kumuhana. Nta n'icyamubuza kuba umwana, nubwo yamuhana ate. Rero biravuga ngo Dawidi yabuze amahirwe y'abantu. Abo bantu aravuga ati ni abantu Uwiteka baraho gukiranuka batabiheshejwe n'imirimo. Kubera iki? Kubera ko bagerageje gukora, nta kabuza bari kwizanira umujinya, nyamara uwo mujinya w'amategeko ntabwo ari cyo Imana yari yarabageneye, kubera ko yabageneye ubuntu, yabageneye imbabazi. Karindwi akavuga ngo hahirwa ababarirwa ibicumuro byabo, ibyaha byabo bigatwikirwa. Ibyaha byatwikiriwe, ikibazo ni uko wabitwikurura gusa, ariko ubundi biba bitwikiriwe. Nkunda kubaza abantu, barakore baransetsa, nubwo mbagirira impuhwe kubera ko nanjye byambagaho. Bakaririmba ngo hari umunsi Yesu ngo yafashe ibyaha byanyu ngo abijyana mu mva, ngo arabihamba. Bamara kubiririmba akavuga ati ibyaha biratwishe, Mana tubabarire, utweze udutunganye. Gatekereza ibyo Yesu yahambye mu mva n'ibyo bibishe, ubwo ni ibihe? Usanga rero abantu bagize ibyago byo kudahura n'Imana mama, babaho nk'abasazi. Ubu nta muntu utekereza bisanzwe ushobora gukora ibyo bintu. Kavuga ngo Yesu yafashe ibyaha byanyu arabijyana abihamba mu mva, ngo arazuka ngo ampuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. Warangiza ngo ibyaha biranyishe, ngo Mana ngo mbabarire. Byo ntabwo bihura. Abandi bakaririmba ngo yanyishyuriye ya myenda, yambabariye ibyaha atuma nera de. Wamubaza ngo muri iyi se ninde wera?
urumva atari nk'umusazi se? Nta muntu muzima uvuga ibintu bibiri bihabanye mu kanwa kamwe, kereka iyo ari umusazi. Rero biravuga ngo hahirwa umuntu w'Uwiteka atazabaraho icyaha, kandi ayo mahirwe ni ay'abantu bose, si ay'Abayuda gusa, si ay'abagira iki bonyine, si ayanjye gusa. Niyo mpamvu twavuze ngo twarahiriwe. Amen. Narahiriwe, warahiriwe, yarahiriwe, twarahiriwe, barahiriwe. Nta muntu n'umwe Imana yigeze isiga ngo imubuze aya mahirwe. Ikibazo ni kimwe gusa, ntabwo abantu bashaka kwakira aya mahirwe. Babaho bagerageza kugira ibyo bakora ku bwabo. Rero uyu munsi nashaka kubibutsa ko twahiriwe. Amen. Kuba twarahuye n'Imana mama, tukavuka, ntituvuke turi abanyabyaha, ahubwo tukavuka noneho turi abakiranutsi bera batunganye b'abaziranenge. Kuba twaravutse ubwa kabiri tutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo tubyawe n'imbuto itabora, tubyawe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kuba twarakiriye Mwuka Wera ku buryo uyu munsi nta muntu ushobora kudushukisha Bibiliya. Umuntu yashaka kunyobya ngo nizere Imana mama kandi nawe atayizera. Imana itanga ubugingo kandi ntabwo afite. Undi nawe yigeze kuza arambwira, nigeze gushaka kubibabwira, yari Umuyehova. Ansome cyane twe kivuga ngo abakiranutsi bazaragwa isi bayibemo. Ngo yajyana nanjye mfata inzu mu isi. Ndabaza se, nta kibazo abakiranutsi bazayiragwa bayibemo? Nose uri umukiranutsi? Icyo gihita kibagusha hasi. Narambwira ngo nta mukiranutsi uri mu isi. Nese ubwo urashya warura iki? Ko abakiranutsi aribo bazaragwa isi bakayibamo, wowe ukaba utari we, ubwo wirirwa wiruka imisozi ivuga ngo abakiranutsi bazaragwa isi bayibemo, urwana n'iki? Numva abantu ubuzima babayeho, uvuga ngo twarahiriwe mukagira ngo. Rero mureke twe kuba nk'abandi bambara ikirezi ntibamenye ko kera. Tubeho dufite imitima ishima Imana ko twahiriwe. Reka nsoreza, dufate akanya gatoya nk'umunota umwe buri wese asengere mu mutima we, dusoza ndababwira igikurikira.